ahangaha tugiye kubagezaho umuzenguruko wose noneho wa Yerusalemu ya kera, uko inkuta zayo zose muri safu, north, west na east uko hameze, ko hari hameze n'ubu ngubu inkuta uko zikihagaze. Amen. Aha rero niho bita irembo ryiza rya Yerusalemu. Ni ahangaha winjiramo hagati, nibyo bita irembo ryiza. Ariyo bita Jaffa Gate. Ni ahangaha irembo bita ryiza ryinjira muri Yerusalemu ya kera, ni naryo ryinjiramo n'ubu. Ntabwo ryari irembo rimwe icyo gihe, ariko ubu biraborohereza abantu. Harimo amarembo, ubu harimo amarembo 8, ariko iri ni ryo original, iri ni ryo rya nyaryo ryari rihari cy'abakurambere, ibyo bita Jaffa Gate. Dukomeza ubu ni umuzenguruko w'inyuma gusa turimo dutembera uno munsi. Dukomeza umuzenguruko w'inyuma. Hano ruhande hariya no ku mwisho w'ibuni, hariya twatangire hejuru, hariya ni ku mwisho waho. Ubwo turajya mu rundi ruhande mu kanya, turangije uruhande rwa mbere. Noneho dore n'umuzenguruko w'inyuma. Noneho reba hirya yaho, reba iyo umujyi umaze kugera. Ubu ni umujyi, uruhande n'umujyi w'inyuma, aha naho umaze kugera. N'inyuma iyo hose n'umujyi haragutse biteye ubwoba. Haragutse biteye ubwoba rwose.
aha ni nyuma yaho. Ibi ni ibyo twakwita ibya kijyambere. Ibi ni ibya kijyambere rwose. Ibya kijyambere n'imihanda ubu zisigaye ziruka. Burije ateye ubwoba. Ni kuri Japa Gate hariya.
hano mubona bino ibice bigize hano hantu aya marango kuyabona ngo ni ukuvuga ko n'ubuyobozi kuva hano ku ntangiriro ahangaha ukazabona n'amarango ari ukazana hano n'amarango ukiyabona kuri no rukuta. Iki ni igishushanyo mbonera, ni ukuvuga niho hahangaha ni uko hubatswe hano maguni ya hano. Nuko ari ikibazo kuhafata ipica biragoye, umva ni harehare rwose, ariko ibice bihagize no kuvuga byakozwe amafoto aka gace konyine niko iriya foto irimo ivuga igishushanyo mbonera tubonye hasi ni aka gace konyine. Reka dukomeze turangize n'urundi rukuta rwa kabiri. Ni harehare rwose, umva no kuhafata ifoto rwose ni ikibazo n'urukuta ni ikibazo. Agenda utya nibura byaba bana tugeze hano ndetse n'ikindi gishushanyo mbonera ariko twagikurikira nacyo. Ahantu rwose hari histoire iteye ubwoba bita West Tower the New City, nicyo cyo muri West. Komereza noneho rwose harananiye, yewe ni harehare pe, ntabwo hajya muri kamera do. Abantu barabahanga mu kubaka insigabwenge, iyi ni insigabwenge. Yabira funguni ya ngaha nayo.
ngo ni yayo rurangirana runo ruhande rwo muri west. Ngiye gusubira inyuma noneho uzamuke hano nkomeze urundi ruhande. N'urundi rukuta indi nguni izamuka za Yerusalemu ya kera. Indende rwose ubu ntazirangiza kuzifotora kujyana ni hatari. None aha uru ruhande ruri ku ruhande rw'umusozi kuri Zion Mount, umusozi wa Zion. Aha niho turi, ni kuri Zion Mount. Turi ku musozi wa Zion, umusozi witwa Zion, bawuze muri bibiri witwa Zion. Noneho tugeze kuri gate bita Zion Gate. Ni Zion Gate. Bita Zion Gate. Bakomeje kurugenda kabisa. Turi ku musozi wa Zion. Umusozi wa Zion kabisa. Urukuta rwa Yerusalemu. Icyo twatangiriye n'ubu turashagenda rwose. Umusozi wa Zion. Wafotore mu kanya wereke neza ngezemo. Taba hariya tugiye gufata umusozi wa Olive. Garo bigatekana na gufotora rwose. Aha ngaha bitari ibibazo. Ubonye
bitari ibibazo kuwufotora pe. Nkiri hano mbere kari umusozi wa Siyoni wandi bita Zayoni, agasubiza inyuma kamera gato muri na rwa rusengero rwa Davidi. Ni hariya urusengero rwa Dawidi, naho hari imva ye bose hano hafi y'urusengero ni hiriya n'umusozi wa Zayoni. Umusozi wa Zayoni rwose kadakomeza. Bakomeje bagenzi, bikomeye Imana ntihatara abantu bose. Twemeye ijambo ry'Imana uko rihagaze, iratubwira ngo nukora ibyiza uzishurwa ibyiza, nukora ibibi uzishurwa ibibi. Nyaka ariko bimeze. Cyakomeje hano amaguni hano barakase. Bari barakoze ntabwo aho ni munini. Urukuta rero rumaze imyaka myinshi kuruta ibirimo indani, ngo kwe babanza kubaka ko babanza guturasa, babanje gukora inkuta kugira birinde abanzi bajya batakubaka inkuta. Babanza izi nkuta indani bajya bubakamo nyuma, birinda abanzi babatera kugira ntibabinjirane. Urukuta rero yo bita Western Wall yo imaze imyaka 5,000. Western Wall imaze imyaka 5,000.
twavuye kuri Zion Temple, sorry, twavuye kuri Zion Mountain, cyangwa igava Mount of Zion, twegereza hafi ahari noneho Olive Mountain, wa musozi bita Olive. Lo más argentino. Tuze ku yindi gate bita Dome Gate, ariko iyi niyo bakase ntabwo ari original. Iyi niyo yakaswe n'indi gate yinjira muri hagati, ko bashatse korohereza abantu kubera kuyizenguka n'akazi. Iyi niyo bakase, ariko Jaffa Gate Mwibuke na Zion Gate ni original, si mu muzenguruko. Dukomeze. Ameze rwose ibyo turimo, hano hari ibiti ntabwo ruboneka neza, hano ahangaha ya Olive bakubwira ko tugiye kugera kwa musozi wa Olive.
hano ko tugeze ku mwisho w'iyindi nguni tugera ku mwisho ariko noneho banza urebe impamvu noneho kumva kose ahangaha hari ibintu donke bisa n'amazu yari yubatsemo cyangwa n'ibindi bintu donke ibindi bisigarira byaho hasi yana ku rukuta uriye hariya rugenda kuriya ariko hano hasa n'akandi bintu bimeze byari byubatse hari ibyumba byahora basengeramo basenga hari byinshi W'Imana ni mwiza wadukoreye ibikomeye warogoye imigambi yawe batageze barimo basenga